muraho mumeze mute? Twizere ko mumeze neza cyane cyane, nanjye meze neza ndashimira Imana. Mba ndi muri gahunda yo gutegura bya biganiro byacu, ibiganiro byiza bigamije kudufasha kuba mu ngo nziza, urugo rwiza, urugo umuntu yishimira kubamo, urugo umuntu yishimira gutaha, urugo umuntu akumbura akavuga ati ndataha ryari, nkumbuye kugera mu rugo, rwa rugo rwiza, ijuru rito. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo twakomeje kugarukaho buri munsi tukarivuga mu biganiro byose, ijambo ryitwa kwitanaho. Twakomeje kuvuga abashakanye bagomba kwitanaho, ubundi kwitanaho hagati y'abashakanye ni ijambo rimeze gute? Icyo kintu uyu munsi turi bwige n'ikiganiro kigufi ariko kirimo inyigisho dukeneye gukurikiza. Iyo tuvuga kwitanaho hagati y'abashakanye, abantu benshi bahita bumva amafaranga, impano, nyine bakumva ibintu binini bishoboka, kuba umugabo wawe yagiye akakuzanira gift akaguha amafaranga, wenda abantu nibyo bahita batekereza. Ariko kwitanaho ni igitekerezo kinini cyane kiri mu bikorwa bya buri munsi bigaragarira uwo mubana ko afite agaciro, bimugaragariza ko afite agaciro mu buzima bwawe. Kwitanaho hano nicyo tuba dushaka kuvuga, ntabwo ari uko wabonye amafaranga menshi, ntabwo ari uko bakugura imodoka, ntabwo ari uko bagusohokanye ibintu binini, oya nubwo nabyo ari ngombwa, ariko ni icyo gitekerezo cy'ibikorwa bya buri munsi bigaragaza ko uwo mubana afite agaciro mu buzima bwawe, donc ugahora ubimwereka. Kwitanaho rero ni ugushyira ku mutima ibyo umugabo wawe cyangwa umugore wawe akaba ari byo ushyira ku mutima, ukabyerekana mu magambo no mu bikorwa. Apana kubikora abantu bahari cyangwa badahari, apana kubyereka abandi utabimwereka, kumwereka ko ushyize ku mutima ibye, ushyira ku mutima iby'uwo mwashakanye. Ntabwo ari ukumva gusa ko umukunda, ni ukumwereka urwo rukundo buri munsi. Ntabwo ari ukuvuga uramukunda, nibyo uramukunda, ariko ugomba kubimwereka buri munsi, umwereka ko umukunda buri munsi. Hari ingero zifatika rero zo kwitanaho, wenda nk'uko twabivuze, ari ugushyira ku mutima iby'uwo mwashakanye. Ikintu cya mbere ni ukwita ku mibereho ye ya buri munsi, kwita ku mibereho y'uwo mwashakanye buri munsi. Urugero ushobora kumubaza uti uyu munsi wagenze ute? Ese urumva umeze neza? Ararwaye se, arananiwe? Ukamufasha. Umunsi wawe wagenze neza? Donc ukagerageza kwita ku mibereho ye, wariye, ukita ku mibereho ye ya buri munsi. Tuvuge wenda niba umugore wawe avuye ku kazi arananiwe, wowe wari uri mu rugo uri umugabo, ukamwakira neza, ukamuzanira amazi, ukamufasha isakoshi, wabona ko hari imirimo yo mu rugo afite ukayimufasha. Ntumureke wenyine ngo wamunanira avanye ku kazi awinjirane mu kazi ko mu rugo. Nta kumubaza uti wiriwe ute, nta kumubaza uti se ko mbona nta morale byagenze bite, ni ibiki wahuriye nabyo mu nzira. Nta kumufasha, wenda urumva aratashye agiye mu bana, agiye mu byo mu rugo, nyine imirimo yo mu rugo ku bagore ntibura, ukaguma wowe wibereye mu byawe utamwitaho. Ugomba kumwitaho ukamufasha, utworoheje nawe washobora ukatumufasha, ukamuba hafi, buriya bigabanya stress. Ni kimwe n'umugore, ni kimwe n'umugabo, buri wese nyine akita kuri mugenzi we, akamwereka ko kuba atashye cyangwa kuba ageze mu rugo hari ikibaye, hari impinduka zibaye. Ibyo ngibyo ni ngombwa cyane. Hari ikindi cya kabiri, ni ukwita ku byiyumviro bya mugenzi wawe. Kwita ku byiyumviro bya mugenzi wawe naho buriya ni ukumwitaho, ukamutega amatwi igihe afite ikibazo, ntumuhutaze cyangwa ngo umusuzugure, kumuhumuriza mu gihe afite agahinda, gufatanya nawe mu byishimo igihe yishimye, guhora umwereka ibyiyumviro bye, participamo, ukabyitaho, ukumva ko ibyiyumviro bya mugenzi wawe ari byo, kuko twavuze ko iyo abantu bamaze gushakana nta byanjye nta byuriya, ni ibyacu, ibintu byose aba ari ibyacu. Tuvuge nk'urugero rwo kwita ku byiyumviro bya mugenzi wawe, wenda umugabo aracuruza, yahuye n'igihombo mu kazi, aho kumuseka cyangwa kumushinja ngo nari nakubwiye ngo ibintu bitazakunda, sinzi ibiki, ngo ubundi wowe ngo urarangara. Oya, twavuze ko urugo
atari ukubitwara nk'urukiko, ahubwo uba ugomba kumubwira uti niba yahuye n'igihombo turacyari kumwe, tuzabitsinda, humura, nta kibazo, ubwo niko Imana yabiteguye, izaduha ibindi. Ukamwereka ko nubwo byabaye yari yakoze uko ashoboye, sorry, ibyo wakoze nibyo wari ushoboye, tuzabona ibindi. Ukamwereka ko muri kumwe mu rugendo ko muzabitsinda, ntumuce intege ngo umuserereze, ngo umwereke ko naho yaba afite aho atakumviye, tuziga ku kintu cyo kumvira uwo mwashakanye, nacyo tuzakiga kuko nabyo birimo umugisha. Noneho ariko niyo yaba atarakumviye, ntabwo wabona noneho aguye mu gihombo ujye kujya kumuserereza cyangwa kumufatikanya n'icyo gihombo yahuye nacyo. Icyo nacyo ni ukwitanaho cyane. Ikintu cya gatatu ni ukwita ku buzima bwe, kwita ku buzima bw'uwo mwashakanye. Uwo mwashakanye par exemple ararwaye, mwibutsa gufata imiti, buriya ni ukumwitaho, kumushishikariza gukora siporo niba barazimubwiye. Iyo arwaye ukamenya uti se wabonye igikoma, wabonye icyayi, ukamenya ko yabonye icyo akeneye nk'umurwayi. Niba ugiye no ku kazi umusize arwaye, ibuka kumuhamagara, umerewe ute, niba ari mu gitondo ubyutse waramutse ute, urumva woroherwa. Ukita ku buzima bwe, ntuvuge ngo ariko nawe guhora ngo utaka sinzi ugasanga umuntu ararwaye ariko mugenzi we ahubwo niwe urijene, niwe ubangamiwe no kuba mugenzi wawe ararwaye. Aho kugira ngo umufashe ahubwo urabangamiwe kubera iki? Hari ibyo yagukorera agatakiri gukora, ukabona nka nyine bikakubangamira. Aho kugira ngo mube hafi, umwereke nyine ko ubuzima bwe bugufitiye umumaro, burya nabyo ni ukumwitaho, ukamwibutsa kujya kwa muganga igihe ari ngombwa, ukanamuherekeza igihe ari ngombwa. Icyo gihe aba abona ko uri kwita ku buzima bwe. Wenda tuvuge niba ufite umurwayi, wenda arwaye diyabete, ni umugore se cyangwa ni umugabo, urugero, uba ugomba kumufasha gukurikiza ya mabwiriza ya muganga. Ufashe gukurikiza amabwiriza ya muganga, ukwitondera ibyo arya, najya kurya ibitari byo umwibutse mu rukundo, mu neza, utamuhutaza, umwibutse agaciro ubuzima bwe bufite kuri mwembi, kugira ngo atagira no kwiheba. Nabona hari umuntu umukurikirana, hari umuntu umwitaho, nawe azubahiriza inama za muganga. Ibyo nabyo ni urugero rujyanye no kwitanaho. Cya kane, ugomba kwita ku isura n'isuku kugira ngo unezeze uwo mwashakanye. Isura n'isuku, urasute, ugomba kwambara neza, kwiyuhagira no kwisukura, kwirinda kwiyandarika imbere y'uwo mwashakanye, ukaba usa neza. Mugenzi wawe nawe akabigufashamo. Fasha mugenzi wawe kumenya kwambara neza. Hari igihe ushaka n'umwenda yari aturutse mu cyaro atazi kwambara neza, atazi ko umwenda bawutera ipasi, atazi ko wenda ikintu runaka n'ikindi bitajyana. Uba ugomba kumufasha, ukamubwira uti wambaye gutya nibyo byakubera, ubigenje gutya nibyo byakubera, uyu mwenda uterwa ipasi, uyu mwenda ntuterwa ipasi. Ukamufasha gufurara. Abantu bazi ko umwenda ushobora kuwambara kabiri gatatu, ibyo si byo, ni umwanda. Umwenda iyo wawambaye ujyamo ibyuya by'umubiri, icyo gihe rero ibyuya by'umubiri bikanuka. Iyo binuka rero uba ugomba kubwira mugenzi wawe uti ariko si byiza gusubira mu mwenda, ukabimubwirana ineza, utamuhabura, utamubwira nabi, ukamubwirana ineza uti si byiza kuko umwenda uba wagiyeho ivumbi, umwenda uba wagiyeho icyuya cyawe, udashatse kumwereka ko icyuya cye cyaba gifite ikibazo, ahubwo urumubwirana ineza kugira ngo mukemure ikibazo bitanyuze mu ntonganya. Ushobora no kumubwira kwiyuhagira. Hari abantu batazi ko kwiyuhagira buri mwanya. Wenda tuvuge niba umuntu yoze mu gitondo ntamenye ko akwiye no koga ku mugoroba, kandi burya ni ngombwa. Ukwiye koga mu gitondo, koga nimugoroba, kuko mu gitondo wagiye mu kazi, wabize ibyuya, wahuye na klima zo hanze, wahuye n'ibintu byinshi. Uba ugomba koga kugira ngo uryame neza daboro, kandi icya kabiri uhumurire neza uwo mwashakanye. Icyo gihe rero nabyo ugenda ubimubwira mu neza. Buriya nabyo ni ukwitanaho, ni ukwitanaho rwose, ukirinda kwiyandarika, ukirinda no kwiyandarika. Kwiyandarika ni ijambo ryo mu Kinyarwanda ryumvikana, nabyo buriya gufasha mugenzi wawe kumumenyesha ko kiriya kintu ni ukwiyandarika. Ubona bwo uri kumwitaho.
ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo ndikunze kubera ko namubwiye ngo jya woga, jya wambara neza. Ntabwo ari ukwikunda, ahubwo ni ukwereka uwo mwashakanye ko umwubaha. Ntabwo ari ukwikunda gusa. Harimo kwikunda kubera ko uba ukeneye ko uwo muri kumwe aba asa neza, guhumurira neza, ameze neza, ariko nanone harimo no kumwubaha kuko ntakwiye kuba yandavura mu bantu, ntakwiye kuba yaparisa mu bandi adasa neza. Nabyo burya ni ukumwitaho. Ugomba no kwita ku byo akunda, ni ikintu cya gatanu. Ugomba kwita ku byo akunda, ukamenya ko ibimushimishije. Umugore wanjye, umugabo wanjye ni iki kimushimisha, ukakimenya, ukagerageza no kukimufashamo niba ubishoboye. Ni iki gishimisha umugabo wanjye, ni iki gishimisha umugore wanjye, ukamenya kandi nabyo kubyitaho no kubimufashamo kugira ngo bya kindi akunda abashe kukigeramo neza. Tuvuge urugero nk'abagabo bakunda umupira. Umugore ashobora rimwe na rimwe kuwurebana nawe niba abishoboye, hari abagore tutabishobora, ariko ubishoboye rwose buriya kuwurebana nawe ni ibintu byiza cyane, biramushimisha. Ni uko abenshi uba usanga tutanabisobanukiwe, ariko iyo ubikorera kubera ko uwo ukunda abikunda, akenshi nawe urabimenyera. Niba umugore akunda kureba filime, mufashe rimwe na rimwe mwicare hamwe murebane filime, muyiganireho, agusobanurire umusobanurire. Niba cyangwa akunda kwicara mukaganira nimugoroba, mubonera umwanya, utahe muganire, umubwire uti uyu munsi rwose ntashye kare kubera impamvu y'uko ukunda ibiganiro, reka tuganire. Icyo gihe abona ko umwitaho, abona ko umufitiye umwanya, abona ko ibye nawe ubihereza umwanya. Ikindi kintu kuri icyo ngicyo cyo kwita ku cyo umuntu wawe akunda, ni byiza cyane kuko binabaha umwanya wo kuba hamwe, bibaha umwanya wo kuba hamwe. Tuvuge niba akunda koga, mujyane koga, nta kibazo rwose, ntacyo bitwaye, bituma muba hamwe. Icyanyuma rero ni ukwita ku nzozi ze n'iterambere, kwita ku nzozi za mugenzi wawe n'iterambere, ukamushyigikira mu mishinga ye, ukamutera imbaraga aho kumuca intege. Ibyo ngibyo rwose nabyo ni ibintu byiza. Tuvuge niba umugore wenda urugero ashaka gukomeza amashuri, umugabo akamushyigikira, kumubwira ngo ntacyo bimaze, uri gushaka kwica amafaranga ubusa, oya, mushyigikire mu bintu arimo, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Noneho ikintu cya nyuma twakibonye, twabonye ko ari ukwita ku nzozi za mugenzi wawe n'iterambere rye. Hari ibimenyetso rero bimwe na bimwe bigenda bitwereka ko mu rugo runaka hari ukwitanaho. Ibyo bimenyetso ubirebe neza, urebe niba mu rugo rwawe nawe birimo. Muri ibyo bimenyetso harimo gusuhuzanya neza, barasuhuzanya neza, baraganira buri munsi, bafashanya imirimo, bumvana ibibazo, bamenyana ibibashimisha n'ibibababaza, bafata umwanya wo kubana, baragendana. Donc ni ibintu byinshi, ni utudetaye twinshi, ariko urebe nibura muri ibyo tubashije kuvuga niba wowe mu rugo rwawe hari ibirimo. Rero iki kiganiro nababwiye ko atari kirekire. Kwitanaho ntabwo ari impano zihenze cyangwa amafaranga menshi, oya, ni ibikorwa bito bya buri munsi bituma mugenzi wawe ahora yumva ko akunzwe, ko yubashywe, ko afite agaciro kuri mugenzi we, donc ko ari uw'agaciro. Ni ukuvuga rero kwitanaho si ikintu umuntu akora rimwe na rimwe, ni ururimi rw'urukundo. Ni ururimi rw'urukundo rwumvikana ariko mu bikorwa, atari mu magambo. Ni ururimi rw'urukundo rwumvikana mu bikorwa bya buri munsi. Abashakanye rero biroroshye bino bintu, gusuhuzanya neza, kuganira buri munsi, gufatanya imirimo, kumvana ibibazo, kumenya ibishimishije abo twashakanye, gufata umwanya wo kuba hamwe. Ibyo bintu se byatunaniza iki? Abantu dukundana ntabwo byatunanira. Rero dukwiye kuba tubyitaho buri munsi kugera tukoze rwa rugo rwiza, ijuru rito. Ndabakunda, Imana ibandindire. Gahunda ni ugutanga ibiganiro hirya no hino kuri bagenzi bacu, gukora subscribe no gutanga comment. Merci.